Imana yacu nicyo tuvuga ngo ivuga ngo nzahamagara abadafite intege mbahe intege, intege abo nahamagaye. Akanya nk'aka tugiye kongera kumva ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana yamushize ku mutima. Reka tumuhe ikaze. Karibu Pastor. Murakoze cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro cya kabiri. Reka dutangire nanone dusenga Imana. Uwiteka Mana, twongeye gushima kuko nanone wemeye ko aka kanya kabaho, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo ufashishe umwuka wera buri muntu wese, umwuka wera aze kuri buri muntu wese ugiye kumva ikiganiro, ntabe twebwe ahubwo izina ryawe rishigwe hejuru. Izina ryawe ritazigwe Data, kuko ari wowe uzi byose kandi uzi ibyo wibwira kutugirira ko ari byiza, ntabwo ari bibi. Kandi amasezerano yawe ntabwo abasha kurogowa n'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko uri Imana ituruta kandi iruta byose. Ndabigushimiye, ubane natwe kandi ubwiza bwawe bukomeze bumurike, ijambo ryawe ritazirikwa rikomeze rigere hose, rigere ku isi, rirenga imbibe zose z'imipaka yose y'umwanzi Satani, zambuke zigere aho ushaka kurigera. Ndabigushimiye rero, bana na buri wese ugiye gukurikira kino kiganiro, ntabe ari twebwe ahubwo izina ryawe ritazigwe, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ikiganiro kindi nk'uko twari twabasezeranije ko tuzagaruka, nacyo turaza gukomeza tuganira ku ijambo ry'Imana, icyo Imana ishaka ku muntu wayo, icyo Imana idushakaho, kugira ngo turangize rya sezerano rya yindi twaganiriye gushize. Twababwiye ku ijambo ry'Ababembe, Ababembe 4 bari bafite ikibazo cy'uko bahejwe, ariko muri uko guhezwa ntabwo bigeze bacika intege. Baravuze bati uko byagenda kose reka duhaguruke tugende, reka duhaguruke tugerageze, reka tugerageze amahirwe yacu. Natwe turacyafite amahirwe. Nagira ngo nkubwire ngo nawe uracyafite amahirwe yo kugerageza, uracyafite amahirwe yo kuba wagerageza. Birashoboka kandi Imana iracyagukunze, Imana iracyafite umugambi kuri wewe. Reka twifashishe ibyanditswe byera dusanga mu Bakorinto, igice cyaho ni icya kabiri, Abakorinto ba kabiri, ibice ni ibice bya 5, umurongo turasoma imirongo mike twifashisha ahangaha. Dutangire ku murongo wa 16. Haravuze ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Amen. Haleluya. Dushima Imana kubwira ijambo ryayo. Imana iratwereka umurimo ukomeye yaduhaye, kandi uyu murimo Imana yaduhaye ni umurimo ikunze cyane. Ni umurimo yatangiye ubwayo, ntabwo ari umurimo dutangiye twebwe, ni umurimo ye yatangiye. Ntabwo ari umurimo twebwe dukoze, ari twebwe twawuhawe cyangwa se twawivumburiye. Ni umurimo Imana yavumbuye iwutera mu bantu. Yabanye n'intumwa imyaka 3, kandi mu mikurire ye yose Yesu yarigishije. Yesu yagendaga atanga urugero mu mibanire n'abantu, mu mikorere ye. Ntabwo yigeze yishira hejuru, yewe yanavukiye n'ahantu hadasobanutse. Iyo turebye amavukire ye turasanga i Betelehemu ari ahantu hasaga nuko hari inyuma y'ahandi. Nkuko twajya tureba ibihugu bisa nuko bikenye, tukavuga ngo nk'igihugu nk'iki, ntabwo ngiye kuvuga amazina y'aho hantu umuntu atekereza ko haba ari habi inyuma y'ahandi, cyangwa se nk'agace watekereza ko kari inyuma y'ahandi. Ni Betelehemu niko hari hameze, kuko bigaragara yuko amacumbi yari ahari yari make. N'umuvuka rye, iyo twibuka kuvuka kwe nko muri iyi minsi, turaza gusanga yuko ivuka rye bigaragara ko ari umuntu wavukiye ahantu hasa nuko hadasobanutse. Abantu rero umuntu avukiye ahantu hadasobanutse uramwita ngo nawe ntasobanutse, ariko umwami wacu umuremyi wa byose agiye kuvukira ahantu hadasobanutse.
kugira ngo hatazagira umuntu ugira urwitwazo rw'uko umuntu utaravutse ibwami atashobora gukiranuka, umuntu utaragize inkweto ntabwo yashobora kumenya iby'Imana, umuntu kuko yavuze ngo n'abaswa bazamenya iyo nzira n'abaswa n'abantu batazi gusoma bazayimenya, n'impumyi, ikintu gitangaje cyane, ndatangaye cyane, n'impumyi zimenya iyo nzira. Ni ukuvuga ngo iyo nzira ntabwo irebeshwa n'amaso y'umubiri, nta nubwo yumvishwa n'amatwi y'umubiri, ahubwo irebeshwa n'amaso y'umwuka, ikumvishwa n'amatwi y'umwuka. Haleluya! Iyo niyo nzira Imana igiye kumvukiramo, niyo nzira igiye kuzira mu muntu, niyo nzira igiye guha umuntu uburenganzira bwo kuyisanga, uburenganzira bworoshye cyane. Iravuga ngo mu byoroheje niho nzakorera. Imana yacu nta kiguzi idusaba kuko ivukira mu byoroheje, kandi uyu murimo igiye kuduha ni umurimo iduhaye mu mivukire yayo mu muntu, mu guca bugufi ikavukira mu muntu. Uyu murimo urimo. Haleluya! Uyu murimo urimo, niwo murimo wayizanye, kuko iravukira ahantu hatari ubutumwa bwiza, iravukira ahantu hari ubukene, iravukira ahantu hatagira ibintu byo kwiyorosa, iravukira ahantu mu muvura, igiye kuvukira ahantu hatari ubuzima kugira ngo ihazane ubuzima. Haleluya! Amen. Imana yacu nicyo gituma ngo ivuga ngo nzahamagara abadafite intege mbaha intege, intege abo nahamagaye. Umuririmbyi yaririmbye neza cyane, Diana aravuga ngo ihe intege abo yahamagaye. Ntabwo iyi intege abantu gutyo gusa, ahubwo irabahamagara yarangiza ikabaha intege. Haleluya! Ntabwo iha abantu intege zo gupfusha ubusa. Imana izimba, kandi nawe reka nkubwire, nawe ugiye gushora ntiwashora mu kintu ubona kitazaguha umusaruro. Imana ishora mu bantu bayemereye. Haleluya! Iyo umaze kuyemerera ishora muri wewe. Ni Imana nziza. Haleluya! Aha rero ni ahantu tuze kubona yuko ngo ni wiyunge nayo. Kwiyunga n'Imana biraza kudufasha iki? Biraza kudufasha kumenya icyo Imana ishaka ku muntu. Turaza kumenya, nitumara kugisobanukirwa turaza kuyunga n'abantu. Haleluya! Ngiki kintu cya mbere Imana dushaka, kuko hahandi Betelehemu abungere bamaze kuhamenya, abungere bayobowe n'inyenyeri bamusanze Betelehemu havukiye. Ariko muri uku kuvuka kwa Yesu ntabwo abahanga n'abandi bantu b'abanyabwenge benshi babimenye, kubera yuko bwari ubwiru bugomba kuba buyobowe n'ibintu by'Imana. Ubwiru bw'Imana ni ikintu cyo mu mwuka w'Imana, kigomba kuba kiyobowe n'umwuka w'Imana. Nicyo gituma Yesu yicaye ahangaha muri Hozana TV, arahicaye n'ahangaha, ariko ntabwo twamurebesha amaso. Yicaranye natwe, ntabwo twamurebesha amaso. Ubu ngubu ari muri ahangaha turi, ariko ntitwamurebesha amaso. Ariko ikintu tuzi cyo, haleluya, nuko tuzi ko abasha guhindura ibitari biriho bikabaho. Haleluya! Nuko tuzi yuko abyara ikintu kitigeze kubaho kikabaho, kigakura, kikagira ireme. Haleluya! Ngaha rero amaze kuvuka muri uku guca bugufi, ni Imana yaremye byose, ivukira hatagira ireme, kandi ariyo yaremye byose. Imaze kuvuka abantu baravuga ngo ariko bise n'ibiki? Ntabwo ari we, ahubwo tumutegereze. Ntabwo uyu nguyu bavuga ari we. Kwa Yosefu na Mariya havuka umuntu nk'uyu nguyu, ariko ngicyamuzanye nuko kugira ngo yiyunge natwe. Haleluya! Namara kwiyunga natwe aduha ubushobozi bwo kwiyunga n'Imana, kuko ngo umuntu yakoze icyaha, kandi koko niko tubizi. Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 21 na 23 turavuga ngo kuko umuntu yakoze ibyaha ngo ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ibi byose bidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Ibi byose gukora icyaha byadutandukanyije n'ubwiza bw'Imana. Adamu wa mbere yaje kuba umuntu mubi kuko yaje gucumura. Amaze gucumura adutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Noneho Yesu ari wa Adamu wa kabiri aje kuduha uburenganzira bwo kugira ngo twiyunge n'Imana. Tuje kwiyunga n'Imana. Iri niyo jambo dusomye ngo natwe duhagarare mu cyimbo cya Kristo, twingingira abantu kwiyunga n'Imana. Aha niho hantu iyo umuntu amaze kwiyunga n'Imana, aha uburenganzira, habwa uburenganzira bwo kuyunga n'abandi bantu. Nguyu umurimo ukomeye Imana iduhamagarira, kuko ahantu tumaze gusoma turabona ko ijambo ritubwira ngo nitumara kwiyunga, icyo duhamagarirwa ngiki, nitumara kwiyunga n'Imana duhabwe uburenganzira bwo kuyunga n'abantu. Igituma tuyunga n'abantu ni iki? Nuko twebwe ntabwo twashobora kunga abantu, ntitwashobora kunga abantu nicyo tutazi. Hari misiyo ya mbere ni ukubanza twebwe tukiyunga n'Imana. Tumaze kwiyunga n'Imana turaza guhabwa misiyo yo kunga Imana n'abantu. Haleluya! Kuko twebwe ntitwashobora guhagarara mu kintu tutari cyo, ntitwashobora gukora. Hari abantu bajya bavuga ngo umuntu yatanga icyo afite, kandi koko niko bimeze. Na Bibiliya iravuga ngo
ntawe utanga icyo adafite. Ntitwashobora gutanga ubwiza tudafite ubwo bwiza. Ntitwashobora gutanga imaje y'ikintu tudashushanijwemo. Tugomba gushushanywa d'abord, first of all, ikintu cya mbere tugomba gushushanywa n'ishusho y'umwami Yesu Kristo. Nitumara gushushanywa n'ishusho y'umwami Yesu Kristo, turaza gusa n'Imana. Nitumara gusa n'Imana, turayunga n'abantu. Haleluya. Imana turayunga n'abandi bantu. Tuyunga n'abantu dute? Nuko nibarebe imirimo yacu bazakunda Imana. Haleluya. Ntabwo bazumva ibyo tuvuga. Hari igihe tujye tuvunika cyane tugashaka kuvuga amagambo menshi. Ndiho ndagira ngo abavuga butumwa rwose ndibutsa abavuga butumwa ariko nanjye niyibutsa. Ntabwo dukwiye kuvuga amagambo menshi, ahubwo dukwiye gukora ibikorwa byinshi. Haleluya. Ibikorwa byinshi by'imirimo y'Imana kugira ngo abantu nibatureba babone yuko dusa na Kristo, noneho bibatere impamvu n'amatsiko yo gushaka kumenya ikintu cyatumye tuvuga biriya, dukora biriya, dukora dutya, dukora ibintu dutya. Haleluya. Iki nicyo cyonyine kizatuma tubasha kunga abantu n'Imana. Tubanze twebwe twirebe, twiyunge n'Imana. Nitumara kwiyunga n'Imana, tuyunge n'abantu. Twingingira abantu kwiyunga n'Imana. Kuko natwe twafashijwe n'abandi, ibyo twaherewe ubuntu tubiha abandi. Ngiyo misiyo ya mbere y'Imana. Nagira ngo mbabwire abantu b'Imana, bwoko bw'Imana, banyarwanda, aho turi hose hari icyo wakora kugira ngo ubashe kunga umuntu n'Imana. Ni akantu gato cyane. Dorokazi ntabwo yari umuntu ukomeye cyane. Yabohaga amakanzu akabohera abantu batoya. Ahantu hose uri ushobora gukora imirimo igatuma abantu biyunga n'Imana. Haleluya. Biragoye, bishobora kugufata igihe, bishobora gutwara imyaka 20, bishobora gutwara ubuzima bwawe bwose, wenda igihe uzapfa abantu bagasigara biyunze n'Imana, ariko ntacyo bitwaye. Haleluya. Iki tureba twebwe cyambere ni ukugira ngo tugire imirimo myiza, twigane Kristo, twitoze ibya Kristo kugira ngo tubashe kwinjiza abantu benshi mu kwiyunga n'Imana. Umuntu wiyunga ni umuntu warigeze kubana n'umuntu. Buriya kwiyunga ni ijambo rivuga ngo reconciliation. Hazamwo ni ijambo ryo n'ugusubira. N'ugusubira ku isoko. Ni ikintu cyongera kugusubiza ahantu wari uri. Ntabwo ari ikintu gishya. Ntabwo ari ikintu gishya. Nukuvuga ngo dusangwe tubana n'Imana, none twigiye kwiyunga n'Imana. Iyi Imana iduhaye kwiyunga ku bwa Kristo. Tugiye kwiyunga ku bwa Kristo. Uyu nguyu uvutse kugira ngo twiyunge n'Imana, aduha impamvu imwe y'akazi tugiye gukora kugira ngo tuyunge n'abantu. Haleluya. Nguyu murongo ukomeye Imana ishaka kugira ngo tugenderemo. Ariko ikintu kibanze tugomba kubanza gukora, ese twebwe Imana turayunga n'abantu dute tutarabanza kumenya abo turi bo ngo tubanze twiyunge nayo? Kuko ntiwatanga icyo udafite. Ngiki cyo nagomba kuvuga. Nagira ngo byumvikane neza muri iyi nteruro ndiho mvuga, kugira ngo umuntu wese ugomba kwiyunga n'Imana abahamagariwe ku musozi wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, kugira ngo umuntu wese umwumva ashikame mu kumenya neza ko Imana igira neza kandi ifite umugambi kuri we, kandi imusaba ikintu gikomeye ari nacyo kishoboye, ni ukwiyunga n'Imana kandi kuyunga n'abantu. Haleluya. Nagira ngo aho uri hose ureke kwireba, ureke kuvuga ngo se je nabishobora. Rega na Timoteyo ntabyo yarashoboye, na Yohana ntabyo yarabishoboye, yewe na Sawuli uyu twitwa Paulo niwe ngira ngo tuza kubona mu gice cyawo cyo byakozwe n'intumwa. Turaza gusanga yuko Paulo mu gihe gikwiye ari we Imana yaje kumutoranya, nawe ntabwo yarazi ko ashoboye. Yewe turaza gusanga n'abandi baje mu nyuma, turasanga n'abakozi b'Imana baje bari impumyi. Uyu wari impumyi Barutimayo ntabwo yarazi ko Imana yashobora kumusanga ahantu ngo imumenye, ntabwo yarazi ko Imana yamuhumura, ntabwo yarazi ko Imana yamutoranya. Aba bose intumwa, Yesu agenda ahamagara intumwa umwe ku wundi. Muri ko yabanje guhamagara Yohana, amaze kubahamagara Yohana ahamagara uyu Yakobo, aramubwira ati nkurikira. Harabo yasanze baroba, aravuga ati munkurikire. Ba Petero ati nzabagira abarobyi b'abantu. Aba bose yabatoranije, Imana ibatoranya, nta kintu na kimwe bumvaga ko bashoboye. Haleluya. Nawe reka nkubwire, Imana irakubonamo ubushobozi. Imana irazi neza ko ubishoboye. Imana irazi ko ubasha. Haleluya. Imana irabizi. Imana yo mu ijuru irashaka yuko twese tumenye iki ngiki, yuko Imana idushakaho umugisha, idushakaho kugira ngo idukoreshe, idushakaho kugira ngo twese tube abana b'Imana kandi tube intumwa mu cyimbo cya Kristo, kuko Kristo uyu munsi yashize ubutumwa muri twebwe. Imana ibaho umugisha. Ngira ngo twagomba kuba twasubikira ahangaha kubera akanya dufite kabari gatoya, ariko ubutaha mu gice cya gatatu tuzareba noneho imikorere yo kuntu twashobora gukora umurimo w'ivuga butumwa. Ubu munsi turavugira ngo twiyunge n'Imana, tumara kwiyunga n'Imana noneho duhabwe imirimo yo gukorera Imana
kuyunga n'abantu, kandi turabinginga duhagarare mu cyimbo cya Kristo, ari cyo kintu duhamagarirwa duhagarare, kuko umwuka wera uri muri twebwe, ariwo Kristo yaduhaye kugira ngo tuwukoreshe. Ufite umumaro, urashoboye, Imana yacu ifite ubushobozi, kuko umwuka twahawe ntabwo ari uw'ubwoba, ahubwo ni uw'ubutware, kandi ni uw'imbaraga, kandi ni uw'urukundo, ni n'uwo kugira neza n'imbabazi. Rero nagira ngo dusoreze ahangaha tube dusubitse, kugira ngo mu gice cya gatatu tuzabe tuganira ku murimo w'Imana. Tuzawukora gute? Ese tuzafashishwa n'iki? Ese tuzabigenza dute? Ariko nagira ngo nkwinginge mwene data, ntuzabure mu kiganiro cy'ubukurikiyeho, kandi ntuzabure muri gahunda ya Hozana, kugira ngo ukurikire ubutumwa bwiza butwunga n'Imana, buduha n'umurimo w'Imana, kugira ngo nawe uhindurirwe amateka, ube umwana w'Imana, kandi ugire ubuzima budahungabanywa n'imiraba, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abana b'Imana bazaba basenga Imana, bayisengera mu kuri no mu mwuka, batayisengera mu mazu yubatswe n'abantu, ahubwo bazaba bari ku mbuga nk'izi basenga Imana, bavuga ubutumwa, kandi nicyo gihe gisohoye, kuko Yesu yaravuze ngo ibyo ntakoze namwe muhawe kubikora. Ngibi rero turabikora uyu munsi, turavuga ubutumwa imbere y'abaspektateri barenze miliyoni, imbere y'isi yose. Ntabwo tugifite abantu ahubwo ibihumbi 100 bajya muri stade, ahubwo dufite isi yose kugira ngo yumve ubutumwa bwiza bwa Kristo. Rero Imana yo mu ijuru yabaho umugisha. Reka dusengera umuntu wese ushaka kwiyunga n'Imana. Umuntu wese ushaka kwiyunga n'Imana n'uburenganzira, yavuze ngo yewe ufite inzara n'inyota, nimuze, namwe abadafite ifeza namwe nimuze, nimuze munywe ku mazi mudatanze ikintu na kimwe, nta kiguzi mutanze, nimuze. Rero nagira ngo nawe ushaka kwiyunga n'Imana uze mwene data, uze. Imana iragukunda, Imana iracyagufitiye umugambi, uze nawe, ufite uburenganzira, ni data ni so, aragukunze, ni Imana yawe. Hari abantu babigishije nawe barababwira ngo ni Imana y'abari, ni Imana yawe, iragukunze. Idini ryose waba urimo, Imana iragukunze. Ngwino mwene data, ngwino wiyunge n'Imana. Imana igufitiye umugambi, ubu gihumeka uracyafite ayo mahirwe, nawe uri mu bana bakunzwe, uri mu bana bafite agaciro kandi bakunzwe n'Imana. Rero nagira ngo wegere tusengane nawe urisengesho. Vuga, suramo aya magambo ngufashe, dusubiremo aya magambo. Ngira ngo twese twasubiramo aya magambo, tugafasha mwene data uri ahangaha ugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo amubere umwami we, kandi amubere ugiye kumukoresha imirimo n'ibitangaza, ugiye kumubera ingabo imukingira mu buzima bwe bwa buri munsi, igiye kumutuma ahantu hose. Dusengane nawe. Vuga ngo mwami Yesu, ndagushima kubw'uyu munsi umpaye akanya kugira ngo niyunge nawe. Aka ni amahirwe mbonye, nongeye kubona amahirwe, kandi nzi neza ko aya mahirwe nanjye wayambikiye. Nje imbere yawe, ndashaka kwiyunga nawe, ndashaka kukubona data mu bundi bwiza bwawe. Ume kwiyunga nawe kugira ngo nkore ibyo ushaka, kandi nkore ibyo gukiranuka, kugira ngo mbashe gukora umurimo wawe mu gihe gikwiye. Umbabarire ibyaha byanjye, unkure mu mubare w'abarimbuka, unkure mu gitabo cy'abarimbuka, ahubwo unyandike mu gitabo cy'ubugingo, kuko nzi ko unkunda, nzi ko unyitaho data, unyifuzaho ibyiza ibihe byose. Ndagushimiye kuko uri Imana yanjye, ndagushimiye ko uri umubyeyi wantegereje cya gihe simbe nararimbutse, ariko nkaba nkibasha kubaho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umbabarire ibyaha byanjye, kuko nemeye kugukurikira, kugira ngo nanjye niyunge nawe, nongere mbicyare mu gishya ngukorere. Urakoze kuko uri Imana igira neza. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Ndagusengeye nawe mu izina rya Yesu. Ukurikira TV, Hozana TV, mu izina rya Yesu uhabwe umugisha, kandi uhabwe kugirwa neza n'Imana, mu izina rya Yesu. Amen.